muraho. Ndabasuhuje mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kuganira ku ngingo ishimishije kandi Reba benshi. Twese tuzi ko mu rukundo habamo ibintu byinshi bituma turushaho kwegerana n'abo dukunda, kandi muri ibyo bintu hariho n'ibice runaka by'umubiri iyo bikoreweho bishobora kongera ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Ntabwo ari ibanga, ni ibintu bibaho kandi nibisanzwe. Gusa icyo twibandaho ni ukubikora mu buryo bubaha kandi bumvikanyweho n'uwo muri kumwe. Ntabwo twifuza ko hagira ukorera mugenzi we ibintu atabishaka cyangwa ngo bimuteze ibibazo. Ni ngombwa ko habaho kubahana no kumvikana mbere yuko hagira ikindi kintu icyo ari cyo cyose kibaho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe muri ibyo bice by'umubiri, ariko mbere yuko dukomeza ndagira ngo mbasabe gukora subscribe kuri iyi channel yacu Gilbert Trust, kugira ngo muje muhora mubona ibiganiro byacu. Buriya rero amabere y'umukobwa ni igice cy'umubiri umugabo akoraho maze umukobwa agahita yumva ubushagarira umubiri we wose bigatuma yumva ashatse gukora imibonano mpuzabitsina ako kanya. Ibi biterwa nuko muri iki gice habamo imiyoboro myinshi y'amaraso, kandi iyo cyakozweho amaraso atembera neza mu mubiri wose. Gusa rero ni ngombwa ko umugabo abanza kureba ko umukobwa yiteguye kandi abishaka. Si biza gukora ku mabere y'umukobwa atabishaka kuko bishobora kumubangamira cyangwa bikamutera ubwoba. Iyo umukobwa yiteguye kandi abishaka usanga arushaho kuryoherwa nuko umugabo amukorakora. Iyo umukobwa yemereye umuhungu ko amukora ku bibero abayikozeho, kuko akenshi haba hariho amaribori ari nayo afasha umubiri wose kumva neza igikorwa kiri kuba. Ibibero ni ahantu ingenzi cyane ku bagore benshi, kandi iyo umugabo abikozeho mu buryo bworoshe kandi buje urukundo, bishobora gutuma umugore yumva yifuje cyane. Gusa ntibivuze ko utagira amaribori we ntacyo yumva, kuko uwo ari we wese w'igitsina gore aterwa ubushake cyane no kumukora kuri iki gice. Aha rero ni ngombwa ko umugabo aba yitonze cyane, kuko hari abagore bamwe na bamwe batinya ko amaribori yabo yakororwa. Niba uri umugabo, banza umenye neza ko umugore wawe nta kibazo abifiteho. Muntege naho ni hamwe mu bice by'umubiri w'umugore bigira ubukirigitwa cyane ku buryo iyo hari uhakoze umubiri wose ugira ubwitabire. Bityo umubiri ukaba utawucika intege ukagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina cyane. Iyo ukoze mu ntege z'umugore ushobora gutuma yumva aruhutse, yorohewe, kandi akagira n'ibyishimo. Ariko rero ntibivuze ko ugomba guhita umukubita urushi mu ntege. Ahubwo ugomba kubikora mu buryo bworoshe burimo urukundo, kandi ukabikora nk'aho ari ikintu kidasanzwe. Niba ubikoze neza umugore wawe azarushaho kukwifuza. Chapter 4. Mu musatsi. Gukora mu misatsi y'umukobwa cyangwa umugore bifasha cyane umugabo kumumvisha icyo akeneye. Imisatsi kandi ku bagore ibamo ubushagarira butuma batwarwa igihe cyose umugabo arimo kuyikoramo, ku buryo bashobora no gushiduka ibitekerezo byabo byagiye kure bagahita bifuza gushaka gukora imibonano mpuzabitsina. Gukora mu musatsi ni kimwe mu bintu byoroshe ariko bifite imbaraga nyinshi mu gukurura amarangamutima. Iyo umugabo arimo arakorakora umusatsi w'umugore we, aba arimo amureka kwamwitayeho, kwamukunda kandi kwamufata nk'umuntu w'agaciro. Ibi bituma umugore yumva yishimiye akanyurwa kandi akarushaho kwifuza umugabo we. Chapter 5. Mu biganza. Abantu b'ibitsina bitandukanye iyo bafatanye mu biganza, umwanya munini bishobora gutuma umugore yumva ashatse gukora imibonano mpuzabitsina, ariko bikaba akarusho iyo umugabo asa kushimashima cyangwa akorakora mu biganza by'umugore. Ubushagarira buhita bwihuta cyane ku buryo bica intege umugore mu bijyanye n'ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Ibiganza ni kimwe mu bice by'umubiri birangwa n'ubushyuhe. Kandi iyo umugabo afashe umugore we ukuboko mu buryo bworoshe ariko bufite imbaraga, bishobora gutuma umugore yumva afite umutekano, yumvamo umugabo we, kandi akarushaho kumwifuza. Niba uri umugabo, gerageza gufata ukuboko umugore wawe igihe murimo mugenda, igihe murimo mwicaye muri restaurant, cyangwa igihe muri kumwe ahantu hose. Uzaba utanze ubutumwa bukomeye bw'urukundo, kandi bizatuma urushaho kwegerana. Iyo umugabo akoze ku matwi y'umukobwa bimwongerera ubushake cyane bwo gutera akabariro. Amatwi yatuma umugore cyangwa umukobwa amera nk'utaye ubwenge, akumva umugabo yakomeza kuhakorakora. Amatwi ni ahantu ingenzi cyane ku bagore benshi, kuko haba hariho imiyoboro myinshi y'amaraso n'imitsi ijyana ubushagarira mu bwonko.
Iyo umugabo akoze ku matwi y'umugore we mu buryo bworoshe kandi burimo urukundo, ashobora gutuma umugore we yumva yishimiye cyane, ndetse akagira n'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Iki ni igice nacyo umuhungu cyangwa umugabo ashobora gukoraho bigatuma umugore cyangwa umukobwa akora icyo atatekereje kubera bituma atekereza cyane ku gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Gukora ku mukondo w'umugore bishobora kumutera kumva ubushyuhe, akanyamuneza, ndetse bikamutera no kwifuza kuba hafi y'umugabo we. Ariko rero ni ngombwa kubikora mu buryo bworoshe kandi ukabikora gahoro gahoro. Iyo umugabo arinze akora ku gitsina cy'umugore aba amufite neza ku buryo bitaba byoroshe kumwirinda ngo batandukane ntacyo bakoze. Igitsina iyo cyakozweho biba birangiye biragoye kugira ngo umugore ahikure. Iki gice nicyo kigira ubukirigitwa kurusha ibindi ku mubiri w'umugore, kandi iyo gikoreweho mu buryo bukwiye bishobora gutuma umugore agera ku byishimo by'ikirenga. Ariko rero ni ngombwa kubikora mu buryo bubaha kandi bumvikanyweho. Mbere yuko umugabo igitsina cy'umugore we agomba kubanza kumuha akabizu kandi akareba neza ko nawe abishaka. Ngibyo rero, twizeye ko mungutse byinshi ku bijyanye n'ibice by'umubiri bishobora kongera ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Ariko rero ni ngombwa kwibuka ko buri muntu ku giti cye afite uko ateye, kandi ko ibyo twavuze byose atari ko byagukorera kimwe kuri buri muntu wese. Icy'ingenzi ni ukuganira n'uwo mukundana, mukamenyana, kandi mukagira igihe cyo kwiga ibyo mwembi mukunda n'ibyo mudakunda. Iyo hariho urukundo, kubahana no kumvikana, byose birashoboka. Ndagira ngo nongere ko uyo ari umwanya wo kuganira, si umwanya wo guca imanza. Niba hari icyo utekereza kuri iki kiganiro, cyangwa se hari ikindi wifuza ko tuzagarukaho mu kiganiro gitaha, twandikire muri comment. Murakoze cyane.